ariko mana ubu buzima koko nzabuvamo mba naburaye nkanabwirirwa sunza bigenda ubu se nzigendere ndayihomeshe ariko cya gisaza cya ruguriya cya Kanyarutoki ibintu kinkore mana yanjye bite ndakugembeye nisaranga ntunanyumve kubizi se nariye ntabwo ariye umva none ndayihomesheje genda uteke wa mushogoro uteke na bwa bugari ariko cya gisaza cyararugurwa ni Kanyarutoki urakizi ndashaka ngo nukimbone wabyumvise amagenda ukiri vuba nanjye ndaje tukicarana ndabona umeze neza bitese igiko amakuru se ni meza ko wicaye wenyine se mu kabari birakunyura ariko uranyemereye ngiye twicarane ngiye Kanyarutoki nta kibazo mfite kandi ikirishijeho n'isake nayo barayizana turayisangira ariko abacoma bahaba rero asibye n'ibyo ucigatiye bwo turabushyira hasi aya nagurishije isambu wagize pe nagurishije isambu dore aya ni amafaranga yanjye ni kumana kuko ni amafaranga nyamafaranga koko ni amafaranga isambu yanjye nayigurishije zana ndebe ushaka kureba se koraho wumve koraho neza wumve nzi nyine nakoraho mfite amaso atubura n'ibyo wese ushaka gufungura ukareba gahunda fungura urebe ikibazo se umuntu yanakubikira mbega nakubikira oya nta kibazo ndibikira ariko weho uranywa izo ushoboye kandi niyo sake niba wumva itari buduhaze ubwire ndababwira bashyireho n'indi wayabonye igiko nayabonye we ntugire ikibazo ni menshi cyane nagurishije isambu nuko yagurishije isambu nagurishije isambu kandi rero nashyirishijeho isake ninaba ntoya ndababwira bashyireho indi n'icyo kunywa uranywa icyo ushaka ariko uranywa nanjye kukimara amafaranga ikimara amafaranga enye ngo pinki agakingirizo mu kinyarwanda agakingirizo ngiye Kanyarutoki none ko kugira guteze tukikingira sida n'izo ndazitateganya sida ngiye Kanyarutoki sida se yaninyuka ahari inote sida irahunga reka nkwereke reka mbe nguhaye ubure budufoto twanjye nanjye njye kwitunganya genda noneho unababwire bategure n'icyumba n'icyumba turajyamo genda ubabwire bategure n'ayo mafaranga nyine ugenda ureba ahantu uba uyashyize mubaye n'iyo telefone hari umuntu ugiye guhamagara ubwo ntabwo ari umugabo umugabo se yaba umugabo ukuruta ufite inote ngaho genda rero utegure neza naza nawe inkoko yabonetse sibyo mzee nta kibazo nubwo witonze ndari we nta kibazo ariko manu urarema we hamwe no kugafanta ke
ariko ubundi uyu mukobwa ko mbona atinze yarambwiye ngo agiye gutegura icyumba ubundi azambwire tugende akajya kumureba da akajya kureba niba ntabona aho yaba. miliyoni zanjye we, miliyoni zanjye, miliyoni zanjye we, miliyoni zanjye. Ngwiki miliyoni zawe papa wabaye ikintu biki Mwana wa nanyweye ikese yose ndenzaho n'isake ariko miliyoni zanjye we, miliyoni zanjye. agasakumira abahu miliyoni zawe papa ubaye utazi nuko miliyoni isa utazi nuko yandikwa none ngo miliyoni zawe. Mwana wa nagurishije inzu ngurisha n'isambu ariko igikobwa cyayantwaye miliyoni zanjye we. Aho ntiwatewe n'abadayimoni waretse nkaguhamagara abanyamasengesho bakagusengera. Iririra ese bagusengeye ntabwo wirirwa uri mu rutoki ngo iki papa ngo iki papa ngo warambonye wamenya wasanga ari izo nzoga zagusindishije ziri kukuvugisha amagambo zijya kuryama bw'abanyamagambo. Bitasha Ni byiza. amakuru Ni meza. ufite amazi ngume n'inywere Ndayafite. reka nzumesha. Reka utanduza amazi tugende njya kuguha amazi mu rugo. Ko ufite umuco sha tugende gutwaza. mwakiriza umuntu amatasha. Yego. Siko mugifite umuco Nkongere n'andi. arahari se? Yego. Inyongera sha. Sesha ubundi iwanyu ntibari bugukubite? Ntago bari bunkubite. Mwese ko bari bambwiye ngo nyabikire. Ngo yabikire? Ngo kubera iki? Yaguyemo imbeba. Ye? Sigaho utamenya n'igikombe cya mukecuru n'icyo yaciragamo. Ngo iki? N'icyo yaciragamo. Sha urampe urandoze we. Mwensheka ndabashaka nyakubahwa. Mwensheka ndabashaka. Imeze bite muze?
byagenze Mwiriwe. bite mwiriwe neza miliyoni zanjye sha miliyoni zanjye sha miliyoni zanjye byagenze bite ushaka kujya kunyereka aho waguze se oya niko ye sha miliyoni zanjye we ese muze kuko mbwira neza byagenze bite cyagiye ukimara kuyampa nagiye mu kabari ngezemo mbamuye n'igikobwa kirayantwara sha miliyoni zanjye we miliyoni zanjye koro kuri ihangane reka tugende nituvaho twari tugiye ndagufasha ubundi rero urumva tuje rwose niho katunatuye aha niho akorera business zo gucuruza abakobwa n'ibiyobyabwenge muze we ihangane ngiye tozo kubikora muzehe seto miliyoni zanjye hariya miliyoni zanjye rero ariko ukora tasiyo ugura umugingo uhaye iba ntihagire umuntu uguca n'iryera ku rujyanye urabona ngo uhaye rwinshi ntabwo nguhaye gakeya nk'uko mujya muvuga ukunze wicungire akazi wari imyaka amaze muri aka kazi wowe ugomba kunyigisha akazi aho shi muri ibyo murabizi ko nzibaho we miliyoni zanjye we miliyoni zanjye miliyoni zanjye miliyoni zanjye miliyoni zanjye miliyoni zanjye miliyoni zanjye ntabwo nakwishyuye no wose si wowe yambaye miliyoni zanjye sazara sisheri wewe wageze miliyoni zanjye ahubwo se wageze hano sishanura ariko miliyoni zanjye cika twumvikane ibintu ni bibiri uri kunyumva tugende ushaka amafaranga urayamara urayashaka yose urayamba amafaranga yawe yose urazimparika umva urazimparika urazimparika hari afite imodoka tugenda reka turi wakikanga shaka ni iki ngiki wowe shabo ikintu senze shaka gicuruza wowe shabo mbese cya gisaza kigiye ntabwo se sheri wari ntabwo sha umugore wagiye urimo mupanga ibiki umugore wawe yego yasangiye nyanya n'inyoni sha uza ufite umugore hano uriya ni sheri ahubwo jye numiwe umva wari uzi ari ikindi ubu dufite zibaye ebyiri wamutorokesheje byihorere mwana